nyemerera ngo usuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe nkurikiye muri kano kanya. Reka nkubwire ngo Imana niguhe umugisha kandi Imana niguhe amahoro, iguhaze ibyo wifuza byose muri uyu mwaka wa 2025. Tariki 19 z'ukwezi kwa mbere 2025, hano mu Rwanda habaye amasengesho ngarukamwaka y'abayobozi bakuru b'igihugu, ubwo babasengera igihugu ndetse banaragiza Imana umwaka ugiye kuza kugira ngo Imana izabafashe mu byo bakora byose bya buri munsi, ndetse banayishima ku birangiye mu mwaka usojwe. Aya masengesho yo gusabira igihugu kandi akaba yitabiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba ari we wari witabiriye aya masengesho ndetse ari nk'umushyitsi mukuru. Bimwe rero mu byo yagarutseho muri aya masengesho, yagarutse ku bijyanye n'umuco nyarwanda, aho yavuze ku bantu bambara ubusa, cyane cyane abakobwa bambara ubusa. Ngira ngo murabizi cyangwa se namwe murabibona hirya no hino muri iyi mihanda y'umujyi wa Kigali, hagenda hagaragara abakobwa baba biyambitse ubusa. Hari abambaye za mini, abambaye amakabutura, ariko ntabwo bayita amakabutura. Uhura n'umukobwa ukabona yambaye akantu kibaza nimba ari ikariso, cyangwa se ukibaza nimba yibagiwe kwambara. Hari abo tujya tubona ugasanga rwose yambaye umupira wa t-shirt muremure, ariko wareba ugasanga yibagiwe ipantaro cyangwa se yibagiwe ikabutura. Hari n'abadatinya kubabwira bahuriye ku muhanda akavuga ati sister, ko wibagiwe kwambara ikabutura cyangwa ko wibagiwe kwambara ijipo cyangwa ipantaro. Ibyo bintu rero byose biriho muri iyi mihanda cyangwa se muri uyu mujyi wa Kigali, kandi si n'umujyi wa Kigali gusa, no mu yindi mijyi yewe. Iyo ugeze za Rubavu, abakobwa bambaye ubusa urababona, abamama bambaye impenure urababona. Mu mijyi myinshi itandukanye hano mu Rwanda abo bantu bagenda bagaragara, kandi koko nawe wabireba ukabona ntabwo ari ibintu bihesheje Imana icyubahiro cyangwa se bikwiriye umunyarwandakazi, ukabona ntabwo ari umuco w'abanyarwandakazi. Mu minsi yashize hari igihe wari umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera nawe yigeze kubigarukaho, ndetse murabyibuka ko yigeze no gufunga umukobwa wari witabiriye igitaramo yambaye ubusa, yambaye imyenda itamwambitse. Icyo gihe CP John Bosco Kabera abantu benshi bamuteye amabuye, baravuga ngo yarengereye, ngo uyu mwana w'umukobwa yamuhoye iki, yamufungiye iki. Ndetse byaje no kurangira uwo mwana w'umukobwa arekuwe asubira mu rugo. Ariko mu by'ukuri Bosco kiriya kintu yari yakoze nawe ngira ngo byari byamugeza ahantu, ariko ngira ngo noneho kuri iyi nshuro hari ikigiye gukorwa kuba umukuru w'igihugu yabigarutseho. Ngira ngo abantu benshi bagarukiye Bosco noneho kuba umukuru w'igihugu nawe yavuze ati abo bantu bambara ubusa yabagaye, ndetse yakoresheje zimwe mu mvugo, aravuga ati aba bantu bambara ubusa ni abantu bafite uburere bukeya, batigeze bahabwa uburere, batigeze badafite ikinyabupfura. Yabivuze muri ayo magambo, aba bantu bambara ubusa nta burere bafite, abantu b'abasinzi nta burere bafite, bakuriye mu miryango cyangwa se muri famiye zitabaha uburere. Ngira ngo abantu benshi byibura ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze iki kintu, batangiye kumva agaciro ko kuba umuntu ari umuntu wiyubashye, kuba yambaye neza biguhesha icyubahiro muri rusange. Yavuze ngo ntabwo noneho ari ukwambara ubusa gusa, ngo ntabwo biri ari bwo ubusa gusa bambaye, ahubwo yakoresheje ijambo rikomeye avuga ngo no mu mutwe bambaye ubusa. Ni nk'aho akavuze ngo no mu mutwe nta bwenge bagira. Yavuze ngo ubundi ibi bintu murabyerekana, murabyereka abandi. Ninde muntu ibyo bintu ukeneye kubireba? Buri muntu wese ko yiyizi cyangwa se buri muntu wese ko aho hantu ahazi mwamwerekana. Ariko ubundi mu rundi ruhande nta nubwo bikwiriye rwose umuntu w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyarwandakazi. Hari n'ahantu hibanga uba ugomba guhisha, kwerekana ubwambure bwawe rero ukagenda wambaye impenure. Ntabwo ari byo bikugira umukobwa mwiza, ntabwo ari byo bikugira umumama mwiza, ahubwo ubwiza bwawe buba bugomba kumenywa n'umugabo wawe, ubwiza bwawe bugomba kumenywa n'umukunzi wawe. Buriya iyo wambaye ubusa ukagenda wambaye ziriya mpenure, uba urimo no gutesha icyubahiro umugabo wawe. None se kugenda werekanye hose, ubwo ngubwo ikintu wumva kiri spesiyare ubikiye umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe ni igiki? Ibyo ni ukwiyandarika nk'uko umukuru w'igihugu yabigarutseho.
akabishimangira akavuga ngo aba bantu bambara ubusa nta bwenge bagira, kandi koko nta bwenge bwaba burimwo. Ntabwo kugenda wambaye ubusa rwose ari byo bintu biguhesha agaciro cyangwa se kwerekana ko uri umusirimu, ahubwo umusirimu ni uwiyambitse, umusirimu ni uwuhesheje icyubahiro akambara ibintu bizima, imyenda myiza rwose igera hasi, hari abamama, hari abakobwa. Si ngombwa ngo wambare ibigera ku birenge, ariko nawe banza wisuzume urebe ko umwenda wambaye uguhesha icyubahiro. Ubwo rero ko umukuru w'igihugu yabigarutseho hari ikigiye gukorwa, abakobwa bagendaga bambara ubusa, ndagira ngo mbabwire ngo murye muri menge. Nawe niwisanga wambaye ubusa, wambaye impenure, kwitekereza ko nta bwenge ugira, kuko iryo jambo yarivuze. Kuba wambaye ubusa ntabwo ari ukwambara ubusa ku mubiri, ngo no mu mutwe mwambaye ubusa. Ndagira ngo aricyo kintu rwose nimba uri umukobwa ugitekerezaho, kuko buri mukuru w'igihugu icyo nabonye akenshi areberera abanyarwanda, kandi koko no mu bizeye. Buriya igihugu ni nk'urugo, uru ni urugo rw'abanyarwanda rufite uruyobora. Kuba yavuze kiriya kintu rero ni ikintu cyiza. Nawe nimba wajyaga wambara gutya, utangire witekerezeho, wiha agaciro, uhesha agaciro igihugu cy'u Rwanda, uhesha agaciro abanyarwandakazi, nibwo bwenge. Reka ngushimire rero wowe twabanye. Nimba ari ubwa mbere kora subscribe, kandi nimba ari warusanganywe natwe ukore like, ukore share, ubundi uhabwe umugisha. Njye mwari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Rupapuro Ca. Reka ngushimire nkubwire ngo naho akagaruka.